Petero wa kabiri igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Simoni Petero imbata Yesu Kristo intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'Umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Umurongo wa 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. Ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'Umukiza wacu. Nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka wera. Petero wa kabiri ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha,
ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikabohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse, ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana. Ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse, ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana. Ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa, ni abantu bahangara ntacyo batinya, ni ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, ntibahangara kugera abo banyacyubahiro ku mwami ihema babatuka. Ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko, zaremewe gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi, amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo, bahabwe ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Bakunda kwidamararira ku manywa, abo ni ibizingi n'inenge, bishimira ibihendo byabo bagisangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bashukashuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, ni abo kuvuma. Baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bowari wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe ubwo indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamye, kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima w'icuraburindi, kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. Babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoreyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Petero wa 2 ibice 3 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu. Bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa 2 mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari iyo gukangura imitima yanyu itarimo
uburiganya mbibutsa, kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we Mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe, ko uhereye aho ba sokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko biyibagize nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka, urimbure abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, kuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikanyeganyeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingikiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru n'ishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso he. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bikizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya n'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibe cye none n'iteka ryose. Amen.